Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Abadukurikiye bari hirya no hino mu isi ndetse no mu Rwanda, by'umwihariko kandi bafite ibibazo bitandukanye, buri wese afite ikibazo gitandukanye kandi hari ibibazo bikomeye rimwe na rimwe biba bigomba kubwirwa abantu bakuru. Ntabwo wagira isoni umuntu mukuru akubwiye ati wenda usengere nk'urugo rwanjye rwarasenyutse, hari uwakubwira ati maze igihe kirekire nkora, ni ukuri ndabona nta mugisha ndi kubona mu byo nkora, ikindi umuryango wanjye ubanye nabi, hari n'uwatobora akanakubwira ati rwose jyewe nabuze umugore, nabuze umugabo, akakubwira ati mfite ikirwara cyamfashe wenda ku gitsina. Ibyo byose ntabwo byagutera isoni, wamusengera nta kibazo. Ku murimo w'Imana ntabwo umuntu agira isoni, ahubwo yizera umwami yuko ikintu cyose uko kimeze agomba gusenga kigakemuka, ntabwo umuntu agira isoni. Twamenye ko muri kano karere by'umwihariko muri uyu murenge wa Ruheru hari umwana w'imyaka 15. Uyu mwana akaba ari umunyamasengesho, ariko igishya kirimo gitandukanye no kuba umunyamasengesho kimwe nuko waba usenga nanjye senga, nuko uyu mwana ikibazo cyose ufite iyo ukimugejejeho ukamubwira uti nyingingira Imana, umurabyo uratinda, Imana yo mu ijuru iramusubiza. Amazina yanjye banyita Amajyambere Pacifique. Yego. Dusanze wicaye uri gusoma Bibiliya mu masaha ya nimugoroba, saa 11 z'umugoroba. Kubera iki usoma Bibiliya kenshi nk'uko twagiye tubyumva? No kubera iki? Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Uriya mwana ni uwanjye, ni umukirisito, yatangiye gusenga Imana ari umwana mutoya. Ndashima Imana yamumpaye, mukomeze kudusengera iriya mpano azayikurane. Reka nanone munyemerere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikiraho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mwese ni mumererwe neza cyane, tubifurize umugisha w'Imana mu byo mukora byose, mumererwe neza cyane, kandi ibyo mukora byose ni ukuri Imana ijye ibiha umugisha. Abakristo n'abatari abakristo mwese nimba mukunda Imana, mukomeze mugiringire kuko Imana niyo byose, Imana niyo itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Abafite ibibazo bitandukanye reka mbabwire ngo nimukomere kandi mwihangane, by'umwihariko abafite ibibazo by'uburwayi budakira, uburwayi bwakugezeho bukakugeza kure hashoboka, umutungo wawe ukawumara kugira ngo wivuze ariko bikaba byaranze, n'ukuri reka nkubwire ngo Imana iragukunda. Abafite ibibazo bitandukanye, reka mvuge ngo abafite ibibazo byo mu ngo, ingo zananiye benshi, ingo ziri gusenyuka mu buryo bwose butandukanye, reka nkubwire ko wari Satani, ukomeze usenge cyane kandi Imana izagusubiza. N'abafite ibibazo, ushobora kuba uri umuntu ukora ibikorwa byawe bikaba bidatera imbere, ariko nukuri nkomeje nawe kugusabira umugisha. Abantu mwese mufite ibibazo bitandukanye cyane cyane by'ubuzima, ababuze abo bubakana urugo, ababuze abo bafatanya ubuzima bwo mu isi, mwese nimwihangane kandi mukomere. Ni kuri iyo mpamvu rero mbazaniye umwana muto cyane w'imyaka 15. Ni umwana wo mu karere ka Nyaruguru, umwana w'umukristo, umwana wihebeye Imana kuva kakiri gato cyane kakaba kageze ku myaka 15, ariko uyu mwana ntasanzwe. Inkuru y'uyu munsi mbazaniye ndabizi ko iri buze kugutangaza. Ni mu karere ka Nyaruguru aho bakunze kwita ku butaka butagatifu, igice cya Kibeho. Ntabwo rero mbazaniye inkuru y'ikibaho, ahubwo mbazaniye umwana uboneka muri ako karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru, by'umwihariko araza kutwibwira tubwire naho aherereye. Uwo mwana rero impamvu inkuru ye nyibazaniye ntisanzwe, kubera ko n'umwana ufite impano idasanzwe. Mujya mwumva ngo umuntu ariho aringinga, akinginga
abantu bafite imbaraga zijyanye n'amasengesho, by'umwihariko reka tuvuge abapasiteri n'abandi bantu bihebeye umurimo w'Imana, ugasanga uramwinginga uvuga uti nagize ikibazo iki n'iki cyangwa se mfite ikibazo iki n'iki, ndakwingize kugira ngo unsengere. Ibyo murabizi. Kuri iyi nshuro noneho twamenye ko muri kano karere by'umwihariko muri uyu murenge wa Ruheru hari umwana w'imyaka 15. Uyu mwana akaba ari umunyamasengesho, ariko igishya kirimo gitandukanye no kuba umunyamasengesho, kimwe n'uko waba usenga nanjye senga, ni uko uyu mwana ikibazo cyose ufite iyo ukimugejejeho ukamubwira uti nyingingira Imana, umurabyo uratinda, Imana yo mu ijuru iramusubiza. Arakubwira ati mu by'ukuri nanjye byatangiye mfite umuvandimwe wanjye urwaye, nza kumusengera mbona ibintu bigenze neza, shimira Imana. Umugani wa Daniel niwe umwami Nebukadinezari amaze kuyoberwa inzozi yari yarose, yahamagaye abanyabwenge bose bo muri Babuloni ngo bamwibutse izo nzozi. Amaze kuziyoberwa ndetse bamubwiye ko bidashoboka, habayeho itegeko ry'ikubagaho kugira ngo abanyabwenge bose bicwe, ariko Daniel yinginze Imana hamwe na bagenzi be Mishake, Sadurake n'abandi kugira ngo Imana ibagirire imbabazi, ibasubize, by'umwihariko ibamenyeshe inzozi z'umwami Nebukadinezari. Niko byagenze, Imana irabasubiza. Ya Mana ya Daniel rero niyo n'uyu mwana ngo asenga. Reka tumwakire, ndizera ko namwe mugiye kugubwa neza. Aratangira ababwira amazina ye n'imyaka ye ndetse atubwire n'aho duherereye. Murakoze. Amazina yanjye banyita Amajyambere Pacifique, mfite imyaka 15, ntuye mu murenge wa Ruheru, umudugudu ni uwa Ziramba, akagari ni aka Ruyenzi. Wiga mu mwaka wa kangahe? Niga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Yego, tukaba turi mu karere ka Nyaruguru. Yego. Majyambere Pacifique, uzi gusoma neza nabyumvise, ariko noneho turagira ngo rero utubwire ngo Imana ya Daniel ngo niyo nawe wiringira, kubera iki? Kubera yuko ibibazo byose mba afite Imana ibikemura nk'uko na Daniel byamugendekeye. Yegereye Imana, arayisenga, arayiyambaza, Imana imusubiza kandi bidatinze. Yemera yuko umwami Uwiteka ari we umushubije, kandi yemeza n'abandi bantu bose, atuma bamenya Imana kandi bemera yuko habaho Uwiteka kandi usubiza bidatinze. Daniel yasenze Imana kugira ngo imwibutse inzozi z'umwami Nebukadinezari wari umaze gutegeka ko abanyabwenge bose bicwa. Daniel raza guhabwa ubwo butumwa, Imana imwereka inzozi z'umwami Nebukadinezari, maze Daniel abera abandi urumuri. Nawe ujya ubera abandi urumuri, ibibazo byabo koko bigakira burundu iyo babikugejejeho? Yego, iyo abantu baje bafite ibibazo bitandukanye, iyo bafite kwizera ko umwami ari umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, nanjye kandi nkaba nizeye yuko ibibazo byose bigeze imbere y'Uwiteka Imana yacu, nta na kimwe gishobora kuba cyareka kugenda neza, kandi Uwiteka nkaba nanjye mwizeye mushyizeho umutima, nta kindi ntekereje. Ako kanya nyine ikibazo twari dusengeye gihita gikira kandi bikagenda neza, nabo bakemera Uwiteka bakanamushima. Yego, ni ukuvuga ngo umuntu ufite ikibazo iyo aje akugana upfa kukimenya ukamuramburaho ibiganza rwose ikibazo kikarangira. Icya mbere nawe aba agomba gushyira umutima ku Uwiteka, akemera yuko, agatekereza neza yuko Uwiteka ikibazo afite uko kimeze cyose akemera yuko gishobora gukemuka. Ibisigaye byose turasenga dushyize umutima ku Uwiteka, ikibazo kigakemuka. Abo usengera cyane cyane iyo umuntu afite ikibazo umusengera gute? Umukora mu mutwe ugahamagara iyo mu ijoro cyangwa ubigenza gute? Duhe iyo shusho. Nshobora nko kumurambikaho ibiganza ubundi ngasenga. Yego. Dupfukamye twese twiyambaje Uwiteka kandi twese twizeye Uwiteka, tugasenga, cyangwa se ngafata Bibiliya yanjye nkaba nayimurambikaho, ubundi ngasenga Uwiteka, Imana akamanuka agakemura ibibazo byose aba afite. Ni ukuvuga ngo tujya kumenya iyi nkuru yawe, hari abantu batubwiye ko uri umunyamasengesho mu by'ukuri kandi usenga koko Imana ikabyumva. Reka tunagushimire ko waduhaye umwanya kugira ngo tukuganirize. Twinjiye hano dusanga uri gusoma Bibiliya. Ese ni ryari utajya usoma Bibiliya?
igihe ntaba ndimo soma bibiliya ni igihe mba ni mu masomo cyangwa mu mirimo yo mu rugo nibwo mba ntayifite, ariko iyo ndamutse mfite umwanya soma bibiliya, kandi n'igihe ntarimo nyisoma n'ubundi ntibibujije yuko ibyo muri bibiliya n'ubundi nguma kubyubahiriza. iyo usengeye abantu by'umwihariko ukabona ibibazo bafite birakemutse, babyakira gute? Bashimira Uwiteka kandi bakasabira umugisha, bagasaba yuko n'Imana yankomereza impano, kandi nanjye bakambwira yuko ngomba gukomeza gusenga Uwiteka bikazagenda neza. None umuntu usengera abantu usengera ahanini baba bafite ibibazo bimeze gute, bakunze kukubwira ati dusengere dufite bino bibazo? Umuntu ashobora nko kuza kugana akubwira ati narwaje umwana kandi nta n'amafaranga afite yo kumuvuza, ugasanga rimwe na rimwe ubukene bwaramuteye nta na mituweli uwo mwaka yatanze, nkamwizeza ibitangaza yuko umwana agomba gukira atagiye kwa muganga, kandi niyo yahajya n'ubwo yakira n'ubundi naho binyura mu Uwiteka, Uwiteka niwe ubikemura. Yego. Abandi bana bagufata gute, urungano rwawe kandi nawe ubabanira gute? Mbabanira nk'imfura nziza, kandi nabo bafata nk'umuntu ufite Uwiteka kandi ugendera mu nzira ze, baba bifuza yuko inzira nagenderamo ariyo nabo bagenderamo. None ntabajya baguca intege ngo wakana we ngo jya ureka ngo abantu bakuru ari bo basenga, wowe bakaguca intege bakamera nk'ababigishwa bigeze guhirika abana bato? Wigeze ubasoma muri bibiliya ukuntu babirukanye, ariko Yesu akavuga ati nimureke abana bato bansanga? Nta bantu bakuru bajya baguca intege muri uyu murimo wawe? Gucibwa intege byo ntibijya bibura ku murimo w'Imana, ariko babagusabira umugisha kandi bakwifuriza kuzakomeza nabo ntibajya babura. Uwiteka Imana arafasha iyo baciye intege, ariko njye ntago ncika intege. Yego. Ahubwo njye mbasabira nabo kumenya Uwiteka umwami n'umukiza wabo. Mama wawe yananiwe kutuvugisha, arihangana ijwi rye ridasohoka cyane kubera ibyishimo umutera. Mama wawe umufata gute mu buzima bwawe? Mama wanjye mufata nk'aho ari we muntu wa mbere nagakwiye kuba twabana neza kandi tukagenderanira neza. Ntago niyo nagize nk'ikintu kibi nakora nkaba nakosa amakosa, najya abura musaba imbabazi. Yego. Abadukurikiye bari hirya no hino mu isi ndetse no mu Rwanda, by'umwihariko kandi bafite ibibazo bitandukanye, buri wese afite ikibazo gitandukanye, kandi hari ibibazo bikomeye rimwe na rimwe biba bigomba kubwirwa abantu bakuru. Ntabwo wagira isoni umuntu mukuru akubwiye ati wenda usengere nk'urugo rwanjye rwarasenyutse, hari uwakubwira ati maze igihe kirekire nkora, ni ukuri ndabona nta mugisha ndi kubona mu byo nkora, ikindi umuryango wanjye ubanye nabi. Hari n'uwatobora akanakubwira ati rwose jyewe nabuze umugore, nabuze umugabo, akakubwira ati mfite ikirwara cyamfashe wenda ku gitsina. Ibyo byose ntabwo byagutera isoni, wamusengera nta kibazo. Ku murimo w'Imana ntabwo umuntu agira isoni, ahubwo yizera umwami yuko ikintu cyose uko kimeze agomba gusenga kigakemuka, ntabwo umuntu agira isoni. Hari abana bato tubona muri bibiliya tunumva ko bagiye bakorera Imana bakiri bato cyane, nka Dawidi yatangiye umurimo w'Imana afite imyaka 8, urumva yari muto cyane. Wowe ufite imyaka 15, ubyakira gute kuba wowe usenga Imana nyamara ikaguha igisubizo? Ubyakira gute mu mutima wawe? Mbyakira nk'aho Uwiteka anyemera kandi ukeretse ko nta n'umuntu yanga. Tubifata nk'aho twese dukoreye Uwiteka Imana yatwakira uko twatungana kose, atareba urungano kandi atareba n'ubukuru, atareba n'ubutunzi. Twageze iwanyu twasanze uri umwana mwiza, yewe wita no ku matungo, amatungo yo mu rugo. Rimwe na rimwe aya masaha abandi bana bari mu gapira, kubera iki wowe uba utajya gukina aka gapira ahubwo ukita ku matungo yo mu rugo ariko ukananyuzamo ugasoma? No kubera iki? Nuko mbanzi yuko ibintu byose n'ako gapira ntagakina, ndamutse ndi mu myitwarire mibi ntago nagenda ngo nkina ako gapira ngo Imana ibimperemo umugisha. Ariko umubyeyi aramutse antegetse akambwira ati rero dore nta bwatsi buhari bw'inka cyangwa bw'ihene, mba ngomba kugenda nkabwahira, noneho nkaza nabona umwanya uhari uhagije wo gukina ako gapira nkagakina.
ubundi nkibuka n'Imana ngasenga. yego. Ndabizi rero ko ubwo unyuze kuri runo rubuga abantu benshi baraza kugukunda kuko natwe baradukunda. Uzabyakira gute niwumva abanyamakuru baguhamagara ati ngwino dusangize iyo mpano yawe, ngwino abantu bagutega amatwi kuko hari abantu benshi bababaye bakeneye kubasengera? Uzabyakira gute? Se uzabitaba? Bizagenda gute? Kubitabaho ntabwo nareka kubitaba, nabitaba kandi nivuye ndetse n'inyuma. Haramutse hari ufite ikibazo nagisengera kigakemuka. Haramutse umuntu ikibazo cyose yaba afite namusaba kwizera umwami n'umukiza wacu, ubundi agasenga akizera yuko ikibazo cyose afite n'ibibazo n'ibyo Yobu yari afite Imana yarabikemuye. Nta kintu na kimwe kidakemuka kiri imbere y'Uwiteka kuko aba ari we yararemye buri wese. Nta cyaba atazi, aba yararemye umuntu azi uko bizamugendekeraho, niwe uba ugomba kubikemura. Yego. Hari uwakumva rero kuri uvuga ngo kwizera we akakubwira ati nsengera gusa, we ntagire uruhare rwe, akavuga ngo icy'ingenzi nuko yakubwiye, uramubwira iki? Icya mbere nubwo namusengera gute, ariko nawe bimusaba umuhate wo Adafite kwizera ntacyo bimaze. nta kintu byamumarira, nawe aba agomba kwizera. Adafite kwizera ahubwo yaba aciye intege ari Rimwe njyewe. na rimwe ntagusuzugure ngo nuko uri umwana, wenda utari n'umupasitoro, wenda nturi n'intyoza no gusoma, nta nubwo ufite ubuhanga bwinshi, ariko ntabigusuzugurira, akizera Imana iri kugukoresha. Ntago aba agomba kwizera, ntago yajya kumva ngo nuko ngo ari umwana urimo usenga. Aba agomba kwizera Imana, aba agomba kwizera Imana, ntarebe yuko birimo bikorwa n'umwana, ahubwo we akizera yuko ari umwana urimo ukoreshwa n'Imana, Imana ariyo imukoresha. Nawe akizera Imana yuko nawe yamukorera ikamukoreramo, ikibazo afite kigakemuka. Ni ryari abantu bakwiriye gusenga Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi? Igihe ufite ikibazo mu rugo rwawe Yego. cyangwa we ku giti cyawe, uretse no mu rugo muri rusange, wowe ufite ikibazo ku giti cyawe ugomba gusenga Imana. Ufite icyifuzo cyangwa umuhigo wahize imbere y'Imana, uba ugomba no kuwuhigura ugatanga n'ituro ry'ishimwe. Byiza cyane. Reka tugiye kugana ku musozo rero, kandi tugushimira tukwifuriza impano yawe Imana yaguhaye kugira ngo ikomeze igukomereze kandi ikomeze amagara yawe, ubuzima bwawe bwose bugende neza. Ariko reka turebe mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukunda iki, wanga ibiki? Buriya abana tujya ducikwa tugakora ibintu bidahuje kandi bibi. Mu bintu bya mbere nanga buriya nanga amakosa. Yego. Kandi nanone niyo uramutse ubonye byagucitse ugakora iryo kosa, ikintu cya mbere mba ngomba kwanga ni ukuba nahita nirengagiza ko narikoze. Ubwo ikintu cya mbere ngomba kwihatira ni ukuba nakwegera umuntu nakoreye iryo kosa, ubundi nkamusaba imbabazi. Yego. Hari abantu bazifuza kuza kukureba, hari n'abazifuza ko uzajya kubareba. Uzabihuza gute? Aramutse yifuje yuko yaza kundeba, Imana yamubimushoboza akandeba. Yego. Kandi nanjye ntago namwiyima ngo ntambone. Aramutse ashaka kundeba yambona, kandi nanjye yaramutse ashaka ko njye musanga, Imana nanjye yabishoboza nkamubona, Yego. tukabonana. Hari abandi bantu ariko badukunda kandi bakaba batari kuri uyu mugabane, bisaba gutega indege bakajya kure. Ese nk'uyu muntu afite nk'ikibazo, nabwo wamusengera nta kibazo? Namusengera nawe bikamusaba kwisengera nawe ubwiwe, agashikama ku Uwiteka, ubundi tugasenga Uwiteka twese twizeye Uwiteka Imana yacu, ubundi ikibazo afite uko kimeze kose kigakemuka. Yego. Abantu ba kure bavuye kure hatandukanye hano mu Rwanda, kure hashoboka mu ntara, yaba iburasirazuba, yaba iburengerazuba, yaba umujyi wa Kigali, bavuye kure bakaza hano baje kukureba ngo basengere. Kure bavuye ni hehe? Ahantu kure abantu baba baravuye, Abo wibuka? abantu n'abanibuka baba baraturutse nk'hariya nk'ikibeho, baje kundeba bitewe n'ibibazo bitandukanye bari bafite. Yego. Kandi tukabisengera Imana ikabigenza neza, bakazavuga yuko byagenze neza, bashima Imana. Ubwo nawe wakiriye ari uwa kure ntumenye ko yavuye kure? Birashoboka.
ndi kuvuga nubwo nta muntu wa kure waba warakiriye ntumenye ko yaturutse kure. byashoboka yuko wamwakira utazi ko yaturutse kure, ariko uramusengera nyine ikibazo cye kikagenda neza. Hari abajya bagushimira bavuga ngo warakoze cyane. Baranshimira kandi bagashimira n'Imana yanshoboje. Yego, Imana iguha umugisha rero kandi impano yawe ikomere, natwe tukuri inyuma. Murakoze. Murakoze cyane, ngira ngo mwamaze kumwumva. Ni umwana w'imyaka 15, umwana wo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru. Ni umwana muto cyane, umwana w'umuhungu ukunda Imana unasenga cyane. By'umwihariko nababwiye ko asengera ibibazo byinshi bikomeye kandi byagiye binanirana. Uwo niwe twariho tuganira. Nkubwire nimba wifuza uyu mwana uranyura hano ku Mwana TV, duhamagare hanyuma tukugezeho uyu mwana tumaze kumenya ko ari umwana ufite umwuka w'Imana imukoreramo, natwe twaramwegere ko dusanga ni ngombwa ko nanone dukomeza tukamuha iyi mikoro kugira ngo akomeze ahumurize abantu bafite imitima ibabaye, ahumurize abantu bafite ibibazo. Kandi nk'uko Daniel yagiye mu nzu akinginga Imana yo mu ijuru ikamusobanurira inzozi za Nebukadinezari, maze ubuzima bw'abanyabwenge bo muri Babuloni bwose Daniel akaburengera, ni nako uyu mwana afite umwuka w'Imana imukoreramo. Mbashimire cyane, mbibutsa ko ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mumererwe neza. Abanyamakuru mwifuza kuganira n'uyu mwana nimuduhamagare tumubagezeho. Abafite ibibazo nimba bumva wazaza gusura uyu mwana mukaganira, donc nta kibazo na kimwe. Uzamubwira byose uko umutima wawe wumva ubishaka, kandi mu ijambo ry'Imana nta soni yavuze ati ni ukuri nta kibazo na kimwe utambwira, icy'ingenzi ni uko uba ufite ikibazo hanyuma tukinginga Imana yacu. Nshimire n'uyu mwana, mbashimire n'umubyeyi we mama umubyara watwakiriye, mbashimire cyane. Hanyuma nshuti zacu wibuke gukora subscribe. Ikindi cya kabiri ni ukuri iki kiganiro kora share, gisharinga ahantu hose hashoboka, kugira ngo uyu mwana wacu dukomeze tumwakire kimwe n'abandi bana twakiriye mu Rwanda, by'umwihariko bagasikiri twakiriye Ingabire Floriane, twakiriye umwana ufite amatungo, twakiriye umwana muto cyane w'umutayeri, twakiriye abana benshi bafite impano zitandukanye. Ni yarindi impano tubonye yigendera mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Ruheru. Mbashimire cyane, nitwa Emmanuel Kanani. Ibiganiro ku Mwana TV nakagaruka.